kugira ngo umuntu abone amahirwe. Mbere na mbere hari 50 utanga byo kugira ngo kuko umva umuntu aza kugira ngo afite impano bamugeze imbere ya kamera ugasanga kwicuye umwanya. Nagwe turi kubishuza tuba tugomba kwishuza abantu ari mu maye amafaranga reka amazi ndebe. Uzi kwenyeza kuri WhatsApp unyeze naho screenshot k'amafaranga banyohereje. Urukumva njye ndi kubabwira ngo iki. Napi muziranye bingana iki? Napi ntago tuziranye bigiye kure gusa nagiye kumureba nk'umufana ngiye kumuganiriza kuri projet ya Despy nshaka kinamo and then dupanga yuko ari nayishima kabisa namukoze igitekerezo no kuntu nyine ipanze arayikunda ambwira ko byaba byiza tubiteguye azagaruka buriya byaba byiza tubiteguye akazaza gukinamo dufite amakamera meza ubu gushaka ibikoresho akazanaza afite umwanya ko yarimo arihuta aricyo kimuzanye akubuye atazayamvangira kugasanga nyine munsi muhamagayeho ngahise agenda ni ibyo dukomeza tuvugana nyine na n'ubu turacyavugana nyine inshuti yanjye urebye urasanga mufollowinga na bamfollowinga nyine he is my friend and podcast to inshuti kira ndakwemera mwanyatse nimero nta kintu muri gushira umuntu umwe no maye amafaranga muzane muferagiro amazi yo kuri tele kira ndakwemera dushire kuri liste mbashire kuri liste kisa bazo tubwira kugira ngo umuntu cyose wara umutura barakatu balikum salaam umutura barakatu kudaheruka kugasima mu biryo kwa mami pepure baragukume kugasima mu bicamu biryo ushaka Dodosi 10 Nyakso Patino na Sabi twakishima tubabonye muri filime imwe Nyakso Patino na Sabi iyo filime kwa mugani wakora filime irimo Nyakso Regisi Patino Sabi Mitutsu nanjye undi muntu wa danger ukaze ninde mumbwire abantu mushaka iyo filime nyikore Nyakso Patino Regisi Mitutsu Sabi internet cyari kwikoresha telefone internet narashizeho 4G yanjye usikiro baduhaye amahirwe tukagaragara na Keve se ninde mana nyuma yuko umuntu atanze izo 50k hadi puisa na bijwe bija oya kibonke nabamenya biragoye nabara amafaranga mbishyuye mwana abandi bumva tubabara abashuti banjye tuba dufitanye igihango abo bandi biragoye ndeba nyine muri bano nyine bishoboka abandi buzi ko atari Clapton bamenya Papa Sava bahava uko nago digize nkora nabo abo bandi nawe impamvu nuko nakoranye nabo nyine naye narabakiniye kuza kunyinira cyangwa yanyinira nanjye nyine urabizi nanjye narabakiniye na Keizi amakuru ya Miki kameze neza ari filime nshasha agiye kubasorera kabisa ako American Nijoro ameza trailer mugatarayivugaho nzayivugaho nyuma Keve wo muri Gentleman Salon ni Yemana yanjye Gentleman ya Patino se Keve ato yitwa nusu bavuga Keve n'izina risanzwe vuga Kembo nuvuga Kembo ndabyumva uzongeremo Kigufuri mu man wizana amaranga mutima tushaka filime nyine turi bugukorere nziza irimo ngewe Mitutsu Patino Regisi Sabi na Nyakso tushaka irimo abantu 10 badanje turabura abandi bantu 4 iyo filime kandi ndasabwa kuyibakorera nguhaye 100 mani kusijana udashize amaye kuyikuza Nyambo umusuze ndamukunda dadi
kwizera agiye kira nzayibaha kira fasha men kwizera ugiye turimo nagari gihe cy'amafaranga binabije bija harabura batatu na soroba harabura babiri KZ gaturabana banga bari vuga na la vie abakobwa turabajyaho Nyax na Nyax harabura umwe oya abakobwa turabajyaho turicyari ku bahungu harabura umuhungu umwe dusizemo soroba bija na KZ Mariko muratanze zo shiti ke akarukira iki ndaje nyakubwe nuvuga ngo umuntu ngiye muraza mu kamera mufite impano umuntu yamugeze imbere kamera impano ukabona gutereye umwanya rero ntago imana bishuza uko bagomba ntago nyine nge nakwishuza umuntu ufite impano pe ntago ibyo bibaho kandi mba ngukeneye iyo ngukeneye ndakwemagana ngagusha muri filime kubuntu ariko iyo uje kumfuruza ngusha muri filime kubuntu kandi mbona nahantu ubuze gukina ugiye kubinshimatereza urabyishura nyine ngavuga ati wabyishuye nari ni 50 kuza kugerageza amahirwe iyo dusanze ufite impano umva nagwa ufite impano ngo nguncike ndakugumana iyo utayifite kandi ubikunda wishira note y'ibihumbi 400 hanyuma tukagutraininga ni nk'ishuri nyine nago bawishyuye kugira ngo tugukinishe tukagutraininga wa mwanya nyine tugutaho tugusubirishamo imvara amafaranga bari guhomba kandi njye mba nishyuye abakinnyi my dear uwo mwanya tugusubirishamo ngo cut subiramo tukwigisha uburyo mba reaction body language tubara ko naco warabyishyuriye kugeza igihe nawe ugeze umaze gufatisha ugatangira guhembwa bitewe n'igihe n'ukuntu uri kwitwara neza abafana bari kugukunda ushobora no kumara umwaka utarahembwa ari waza ku kanya ukimara gukina ejo ugatangira guhembwa biterwa Nzovu njye mani iyo filime ndashaka kuyikora ari bice 7 boro nyine izaza tukayikora ikamara icyumweru isoka kwa mbere kwa kugeza ku cyumweru finale ikarangira ku cyumweru Nzovu ntago mba nizeye ko napfa kumubona na Nyagahene dore nahamubuze barabatipe barakize Nyagahene baze ko hari akazi ke 150 bya buri kwezi utabazamo amatike n'ibiki n'izindi dépense ariko nagajyaza gukora agiye kumara amezi 5 ataraza gukora yaragataye urumva rero ni ikibazo Ngenzi katureba abantu muhisemo Ngenzi tureba abantu nka 5 bahisemo Ngenzi Devu na Devu na Mitsutsu agomba kuba ari Mavide abana baracyari Mavide okay duhita abantu 15 ukuntu tugiye kubigenza reka habe hari Regisi ngewe Patino na Nyax na Nsabi abantu bose ko bafite amazina remereye nta muntu woroshye muri mwaho ngaho ndagazwe ko bincanze nanjye kuvuga ngo buri wese aba afite gengo yiwe ayoboye ariko urasanga nago runaka ari we runaka kuko nawe ararenze biragenda bite Puisa Ngenzi nanjye abakobwa turaje kubajyeho ifilime nzayita The Legend The Legends izaba ari filime irimo ba legend iteguye koko kanze mite nangira kuyandika na Mwarabu oya turashaka ino generation mwana yubu Damour oya ariko ndi muntu Mavide sukamushizamo harya Mavide yangu twamushizemo mazwi yapfuye se Nagari the evil ni the devil Waigenge pirate okay na pirate sasa ugabahungu barabaye tiyo gukora filime irimo Nyakso Patino Regisi Nsabi Mitsutsu bija ngaho Diamond ari guseka bija Mavide Puisa
nyine filime ya legend ni umuntu wese umuntu uzayikinamo n'umuntu wese uzafite ibikorwa yakoze hano hanze bifatika. Udafite ibikorwa wakoze ntabwo nakwemera kuyikinamo. Ni legends gusa. Pirate nawe of course. Tujya kujya ku bakobwa. Uyu ariko azaba ari seriye n'undi abari seriye. Nzayikora mu rwego muri la style ya nuza ya The Prisoner. Sibyo byaba byiza ntabwo daheruka ishyamba nubwo ziba zihenze ariko n'undi nyine nacu ndi filime nzakora niyo tama amafaranga ariko tukaba dufite filime ya danger nyine byiza twakoze nkuko bakora za triple threat ugasaziremo ba Mutebusi ba ngo baka filime gahoramo nyine by'amacyaza Expendables gasanga irimo nyine ba star boss ga nimboro Keizi Nyakso nyine n'itegeko twagomvazemo bayigenge. Okay, twagiye ku bakobwa sasa aho twamaze kubahitamo. Twagiye ku bakobwa. Twagiye ku bakobwa. Abakobwa bazakinamo 10. Ukwiye guhindura ahantu mukinira shaka mubwire. Mwe mushaka filime ya buri munsi. Sibyo? Filime ya buri munsi nago byakunda hano hantu dukinira niho dutuye twese. Dutuye hafi yaho. Nje niho mvuka. Inuka tuba dukinira niho kwivuka no papa wanje avuka mama wanje nyogukuru wanje. Nyine nje gisokuru cyanjye cyose. Abo ni kinyogukuru cyanjye. Kunyogukuru wanje avuka mu byogo mo hagatara kuri meza Trezor. Nimbavukana. Buri rugo rwose ubonamo hangaha kwa kuntu twabanye neza nari umwana ugira discipline umwana wakunda no nyokurwanya babanye neza kadufite akazu k'amazi arugura bose niho bavomaga abantu bataragira amazi tubafata neza tubatwikinga neza nyokurwanya yabaye nyumba 10 hano kera muri za 70 na kangahe yanirungi cyane nyuma ya jenoside nyirango hano biranyorohera ku rugo rwose kurwisanzuraho n'ibinamende urukumva buri karitsiye nyine nkora igipangu nshatse nkakijyaho so rero ntago kwavuga umuntu nakutse duhindura tukanagenda ariko nyinshi muzayamwihanga wowe ubanza rebe content baguhaye ntukite kunoza ntukite kureba ahantu ujya wita kuri content. Twagiye abakobwa Lavi Alice Gihozo Rufonsina Nyambo Gihozo uhe Alice uhe Badman wanshizemo tukora filime ya legend ni filime izabihuriyemo nyine zaba yitwa The Legends kuvuga ngo nimba udafite ibikorwa wakoze nyine ntabwo wayikandagiramo. Jazira na bikorwa arakora. Peri Nyambo Nzayino Claudia na Claudia na bikorwa arakora. Kelly na bikorwa arakora. Ni nawe birashoboka. Jojo birashoboka. Nana Nana Miki birashoboka. Natasha birashoboka. Peri birashoboka. Jazira wapi nagwe muri filime y'aba Legends. Jazira suko atari umustari suko mutamuzi murana mukunda yego ariko ni filime izakanagiramo wa muntu nyine ufite ikintu yakoze nyine The Legends bitandukanye kuba umuntu ari umustari no kuba yarabaye legend. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze legend mwaba byumva muri kubyumva. Aisha sawa na aribi Aisha ni legend bro. Rufonsina sawa nzova tuvuga abakobwa Peretra mukubere muri my heart please azaza na nyuma y'amezi 3 cyajini riri guseka mwumve cyajini Rufonsina
Fabiola ni legend, Aisha legend, Nyamba Aisha Miki na Peri abo ngabo go twabumvishe. Fabiola Bahavu Suzi oya abo ni bakuru shaka abana batoya. Semunga abakobwa twabavuyeho sina nyina wa Mbogo. Mbogo nawe sina yapfa kumura Nyambo hejuru cyane. Nese iyi namba umuntu ufite umufiragiro mushiro mufura Jera ngo nzaza kubaganiriza umwanya rega mba nza kubaganiriza nako ndi gukora mujye mushiro mufuragira umuntu avuge ati wenda kuri live havanye 10 cyangwa 20 semba beshye ntabwo nta mwanya w'ubuntu ugomba kubaho. Ariko ndabona tashizeho Mukarujanga Nkotsa nyira Nkotsa sawa. Miki oya Miki ntabwo turi kuranga imyaka ngo umaze muri cinema. Ushobora kuba umaze mu imyaka ariko ufite ibikorwa runaka wakoze. Rega shiti zanjye abantu twese turabastari ariko ntabwo ariko tunganya amazina. Si nuko nyine ushobora kugira ikintu ukora ngo igihugu cyose gihungabane. Hano mu rusaro ushobora gukora akantu iyo nkuru nicuruza ugasanga nta muntu umwe nta munyamakuru umwe wakwitereka yanga muvuge ukazi ko iyo nta muntu aza gutuma kuri icyo kiganiro cyo yakoze. Nicyo kintu turi kuvuga kano kanya. Iyo tuvuze umustar rero murabizi nyine kandi n'abantu ubona muri film ukabona umaze imyaka myinshi umubona ariko akaba ari wa muntu utanakora filime ngo filime gukuru ujya kuyirebamo ari nshyashya cyane n'abantu batazwe. Nk'urugero nyine ufasha umukinyi tusanzwe tumuzi ko ari umustari umukinishije n'abantu bandi batazwe ugasanga iyo filime nta muntu ushobora kujya kuyifungura nyine. Ariko hari ukuntu ushobora gufata nk'urugero nk'ubu ufashe Nsabe ukamucisha abandi bantu batazwi iyo filime nta muntu utayireba. Ufashwa Aisha cyanyamba ukamucisha abandi bantu batazi nta muntu utayireba. Ufashe Patino cyanyakso cya nyine ni cyo tuba turi kubona iyo mpamvu tuvuga umuntu ni legend. Ufashe Patino ukamucisha abandi bantu batazwi ni nk'itegeko ikintu kiba kigomba kurebwa. Rero nago abantu bose turabastara ariko naga ariko tunganya imbaraga n'ubushobozi. Ngira ngo muri ku understanding umuntu aba ari umustari none kamaze mbereke n'ikindi kintu waruzi ko ushobora kuba unagezweho ariko utanganya imbaraga n'umuntu wenda umaze iminsi adakora kandi nyine tugusona tutakuba legend. Umuntu akaba amaze igihe adakora ariko utamugereza hamwe ushobora no kumuvugaho abafana bakubwira ati have wikina uwo ni legend. Nyirangotsa na Nyambo yes. Patino nakubonye ndagusuhuza hano abafana bari kunsaba ngo filime ngo duhuriyemo twese ndi kubabwira ko tugiye kuyibategurira mbabaza n'abantu bazakinamo bashaka ko bazakinamo. Iyo filime izatwika koko Madederi nani sawa. Screenwriter waritse nkaguha project ya Danger. Natasha Aisha Nyambo Kelly Fabiola Natasha sawa. Despite byari kuwa mbere se ntabwo muramenye ibyo Despite uko kuwa mbere saa 5 every Monday. Ese watweretse abandi bari gushutinga ntabwo ko babereka abandi bari gushutinga kubaza rwose please mbaza abakobwa mumaze kuba hitamo 15 na Bobo na Chris ni sawa. Ndadimwiwe nawe se wareka nkakubaza rwose please Inarengore se nifite ibikorwa Inarengore mu bameri dugushaka abantu batari abameri abo ni nk'itegeko dushatse mu meri Suzi ntabwo yabura mope ni nk'itegeko Suzi mamazi urabona aba legend we barenze no kuba legend n'aba legend zahise nk'igihombe kutasubira kuri project nshaka kuguha man maze iminsi ndimo ndashora muri filime zishya mu mbabarire nizera abantu ngo bazi kwandika nk'abaheza abakinyi bagenda ntabwo muri meze mitwana twa uploading ball zitarebwa zira ball zose nizo nahezaga abantu mahirwe nyine ngo bandike turebe. Ahise nigarukira nkifatiramo rero Nsabi mu mukinisha ibintu byo mu cyaro nagafashe hino nk'amana yanjye mama Niyori
n'abandi se mama marega mama mama benshi dufite ndiye gushaka mu bano batoya umuntu bitwa Fabiola mama Zuru mu Maniori Inaringori mama Devu kakuze nyene se wa mama tse tunafite bakuru na mama Zuzu wo muri bamenya abo bo nyine n'itegeko kuba wenda bakina akasiye ko boro ushaka gukora ntago isene wana baba mama ni boro nyine ya mission karabutaka tuzatwita mission the legends izabitwa the legends ariko buri party gifite ikivuze ari mission karabutaka boro murabonye the prisoners boro twakoze neza mu ishyamba tujya kugira niyo dushaka kuzakora mama Nyambo mama Niki abo n'aba mama chaka mu bakobwa kutigeze umamagara muri bandi batsindiye hano kuri Instagram nimugoroba bashaka kuza kubahamagara ejo mugakina nimugoroba bashaka kubahamagara ejo mugakina muri Devote bari kubabwiriza ejo oya kuwa kane w'igitaha ejo nsabe ntago azaba hari nidukina n'izirangira nubwo yagaruka bo uzaze nkuha inka ndagukunda unyereza amafaranga shira amafaranga kuri nimero Tracy ba Tracy ni benshi man abantu rero babitwa n'amazina asa nka yabandi buriya umuntu Tracy yari amazina ngiye nkunda buno ngo Nyirankotsa Nzayino cyangwa Rufonsina naryo ba Rufonsina barari benshi Nyambo Nyakso Patino Mitsutsu abantu nyine bafite amazina nyine adasana y'abandi yihari shemusa naryo rirasanzwe n'ije abantu cyaze uzibikina bro big up Rufonsina swala nawe sawa Nina nawe ni legend tugomba gutangira kwishutinga ukwezi kwa karindwi ko abantu bose nagara bakinira ubuntu saa kubaganiriza nkumva nimba bije yabitukonaga ego si boro nshaka amafaranga no kwicara afite iyo boro nyine twakoze nkuko bajya bakora za expondables nyine ukazarimo Rambo irimo Vandam irimo Commando nyine shaka naje gukora film yitwa The Legends nyine irimo aba legend bose nyine kuyikandagiramo bizajya bisaba ko ufite ibikorwa wakoze umuntu muzamutabona muzamenya kubona mufata nk'umuntu ufite ikintu yakoze kuri ngiye ari umuntu akako warakoze ko njya tankomveka mutabifata ukundi kimwe ko nanjye ari abantu nakonvenka ari umuntu sinzi nimba ari bulldog nugeze kumva numva babaje ngo nsabi ngiye kumva numva ngo ntaga nkonvenka kandi twese tumwemera nko muri legend rero nukuvuga ngo ari umuntu abantu bose ntabwo ko bakonfeka abantu bose nanjye ubu ngubu wasanga abantu babona wandigiswa kumva cyadanje ari umuntu ubona nuza Mitsutsu ari umuswa Taba ari umuswa Mr Bean atamwumva Shariro atamufana kurusha ko afana wenda Redefinance cyangwa nkuko muzi mwafana Cristiano dafana Messi Ndimbati Nzovu za Moduhemani Nzovu twize ko na filime uko Nzovu twakoranye filime ariko ya kabiri kuri chama yanjye kera cyane ashize imyaka myinshi cyane kira hano muri University of Rwanda Huye wazaje gukoramo select ko tubishoboye banze ko twereka script yanjye se wabikoze weekend script ihariko cyazo wavuze ko ushaka guhora n'abantu bamaze 3 years bagukurikirana ko zabahamagara rero bibona nabonye bizansaba akazi kenshi cyane ariko ayenzishira umuntu ngo akajya acunga nyine umuntu maze igihe commentinga cyangwa se umuntu utajya muri comment zose kandi atere du comment nyine twiza yose katra dadi nimeze bite Krishna wasi Krishna nari ngwamagaye mukanya ndi live bitekereje kiri guteze cyane fresh urabiryoshye ariko ni hari imana iputa yajyaga saribo organika ko
Scotland se ni Legend se uri koko nazabure se uri koko nabana amafaranga mwishyuye abandi rega harimo akantu kuko turi inshuti se uri koko nako turi inshuti nyine turasije kuba tuziranye tuvugana ariko ntabwo turi kujya kwagira n'imishinga abandi rero byanyorera gukonvincinga Nyakso kuko ni boss wanjye murabizi byanyorera gukonvincinga Patino twarakoranye byanyorera gukonvincinga Regis turakorana byanyorera gukonvincinga undi se undi na abandi bose n'undi turakorana nta kibazo gihari rwose nubwo unciye amazi za Patino ni sawa bamenya turi inshuti ariko se bamenya bari yabyumvara bayanshaka yabo ari umuntu nyine wana bibwirana nabyumva mani uziko ngewe kugira ubyemere hari igihe ajya nigeze gutekereza ndavuga nari yakoreba ngiye gukina nka swing z'umurara muri Papa Sava aribora yajyaga akora ari umurara ngahita avuga ni nkungu tugahita dukubitana nka ball niyo ataza gukina iwanjye ngiye nkagenda tugakubita niwe ese ko icyo mashaka ari kugira mbona abanyarwanda babona ikintu ntabwo ari ngombwa ngo nyishyure cyangwa se ngo uzaze kunyishyura oya niyo mpamvu ari n'abantu ubona nakini bataraza gukina iwanjye ntabwo ibyo biba bikeneye icyo mba nyine nuko nyine iki kintu natekereje cyakorwa nuza ntekereza nakinyeyo ndi swing z'umurara cyangwa se nakinye ndi umwana w'umusirikare watashye ariko natamfite ibikabyo ndi guhabura abakuru banje nabandi bose ore yana gwese kubisa karongo ari shira nyuma muri boat Dumba ntago ari mu Rwanda nose dadi babandi muteze narabanditse gwese Dumba baye no mu Rwanda twakorana ko Dumba n'uri tujya dukinana se mwabonye bora na posters twajyaga dukorana abari mu Rwanda twazakorana ahubwo wenda Nyakso na Patino rukumva hari boro nigeze gutekereza nakorana n'abahavu niyo ataza kunyira ngayikinira iwe ya danger sometimes nyina kenshi twadutinya natuvuga ati se ndamubwira kuza kunyira gute kubona amafaranga rega bayabona maye cyane n'amafaranga niyo mfana n'abatinya n'amafaranga na heza umuntu cyitse turi inshuti nyine atari filime yenda zaduhuje twara kwanje gujwa n'ubundi buzima cyangwa se atari mu gitaramo nkubiragoye ko bana amafaranga mayo yanze gukinira pe biragoye ibyo bintu simba beshye ni nkuko nabandi nyine mba nabatinya avuga ni have ko udafite miliyoni nk'ebyiri ngo umagurutse mu rugo ntabwo byakunda umunsi umwe kandi nta nubwo uzayagaruza ayo mafaranga uretse kwicara mvuga ni uko impamvu ushaka kubiba gushika tuvuga wa uriyemeye miliyoni 2 ziki ko mbere na mbere nkuko nyine bivurimo ko bitashoboka ko abantu babona banacishije bamenya muri Big Mind cyangwa pasaba muri Big Mind nkuko najyo bitashoboka ngo ubone yanyinishije muri boro yewe cyangwa se gutyo ariko kubwumvikane n'ubushuti mufitanye hari igihe mu bikora nkujya kubona kubana nyine Patino akiniye Nyakso akiniye Patino ngiye nyine kwa Nyakso aje kunyinira Regis aje kunyinira ngiye kumukinira hari ubwumvikane bukora nyine miliyoni nago izo miliyoni byinanga ari z'umuntu abayaga guciye nibumbije umuntu abayara ariko abazishizeho ni standard yo kugira ngo guci intege ni nko kubira ngo nago bishoboka mbere nko aboro na shootingira mwabonye ko nahinduye noza location ngiye kumva umuntu byose mu itonda ramye ngo kamushiraga amafaranga 25,000 sewe bizazgawajiba kagahumuro bizi twagavumbaga mu ikiroje bana uri kumva ngiye kumva mu gitondo ramye ngo uzajya umeze ngo 100 ngo umunsi umwe ndavuga ni what the fuck nyine ari umuntu akunaniza uri kumva ari umuntu akunaniza kuko asi kaye amafaranga udashobora kuyamuha nyine
wa akumvishe nyine ko ataguhakanira mwe mwapfuye amafaranga nanjye suko mba naguceza muri ibyo ahubwo no kugira nuko mumona ntago bishoboka ibyo bintu ahubwo no kugira ngo unanize kandi no kindi gisekeje hakabaye n'undi njura kugenda ngakinira ubuntu nkanitegera pirate mfite mu bluetooth mu wapi nese muri kuvugana ki live we katavuga ngisoma comment ibyo se ndabizi ki live ya Instagram yawe neza mingi bamo ni WhatsApp na ka Facebook bibamo gusa n'ikindi kirode uri kumva pirate so next week arababarizwa mu bakinyi ba Big Mind arabarizwa muri team Kiramani Empire mu humure rwose ejo ndazangajwa azahagwa contrat turebe nyine niba kituzamubyaza mu muri niyo makuru nabahereza next week kabisa maratangira kumubona mu mizigo muri banga za Big Mind nuko ari kwizugo cyaya kwangirika se ase gucyo ntago bari kukamena ndi kuvuganye oya naye wazanyinishije pirate wa Gen Z mwaratubeshye mutumarira amafaranga yahe Agent ingenzi abo twanje kubavuga turi kubakobwa reka Judith na ka Jude nako ni sawa amagasenge nanjye kira no gita ivanjiri yanjye ko itire mu mutima ma wamba bari ko nanjye kwangutaka boro nubwo nagasampo kamwe rwose nanjye ngarukira muri miliyoni 2 n'igice dushaka ariko ngewe impamvu mba ngucaye amafaranga ngamba nakabije ariko nzi ko nyine ndahenze kuri nawe nyine mu byumve nyine kugira ngo bagurutse dadi umujyane kucisha muri projet nyine byaba byaguhenze pe no muzabona yabikoze na amafaranga azaba yamaye n'ubushuti ntago wabona amafaranga yisuye ngo nyanze no gukira muri projet yawe simba beye n'uzabona projet uzabona ndimo jumenya ngo nyine n'ubushuti na amafaranga azaba yamaye umuntu n'ubushuti ariko umuboro umuntu utamuhakanira kuvuga ati umuntu inshuti yanjye kuko impamvu mu byabona amafaranga wabona umaye suko nashobora kuza kuyakorera ngiye shootinga buri munsi mbona ko mfite channel 5 mfite channel icaho unconditional mfite channel icaho kwizera mfite channel icaho Big Mind iri gucaho noza Despy na The Devil mfite Kiramani Empire mfite My Story urukumva izo boro zose rero mba ngomba kuzishootingira buri munsi every day kandi mba ngomba kuba ndi kuri tele ngubu ndi mukanje kubacika saa 8 saa 9 n'iminota 10 ndaba mbacitse ngiye kureba kuno nuko amahirwe nsigaye mfite na Vina Dev basigaye bazi ku direct nyine bafashe touch yanjye ku buryo nyine nahari nta kiba namunyenyeze baziteye babiteje nyine barabiyobora ko video igitekerezo cyambere nakinye ni Dev natekereje ni Dev wagikina tumara imyaka myinshi noneho ugasanga wowe kugira ngo umfate ujye kunyinisha unyuki po munsi wose mitambara ibintu naba mombye ku munsi yonje ngo episode 7 mu cyumba ndi proza soka mu cyumweru episode 7 fata wenda imwe uyihereze 200 amayero 200 numara fata amayero 200 ukube na episode 7 wongere ukube n'amafaranga 340 aya mafaranga niyo mafaranga ubunesheje urukumva ni mafaranga ubutumye nakorera nari kuri tele kandi ngewe ugasanga nzahemba abakinyi nzishura izo location bana nafashe nzishura ku kwezi ataravuga ngo buri munsi bangabanyiriza ugasanga sinayikoreyemo ngomba kuzayishura ugasanga umumunekera uwo munsi niyatetse ngomba kuzamwishyura nyine buri kintu cyose rero ndabibaranga bikuriza muri karikere ngavuga ni uyu muntu kujya ngo anyuki po munsi wose nje kumukinira araba mombeje ibintu bingana gute nkabiha agaciro n'agaciro ngavuga ni byibuze nkabiha n'inyungu kumva no kuba nasuye video arabafana basubira inyuma kugira ugaruke maze cyumwe cyose utari gusora video man ibintu babyasuye amafana wira bazanye kugaruka nyine bimvemo bya bintu bindi bahereje bimfata izindi mbaraga gusa none ara amafaranga biguhombeje mbikubiramo hamwe nkaba naguhenda rero sidimba basobanye mwaje kubyumva murabisobanukiwe kuvugana n'umuntu utavuga ama ushaka umushaka avuga dadi ndagukunda abantu baragukunda hano hose nukugusingiza no mama yive hano kwakira nawe ako hari ipfo mfite location mani wakwifatira ni hano ipfo mu kiyo neza gute ni mu gipangu n'ubundi nka kino gishaje
kirimo piscine ya kera inzu ya kera nibyo bintu nakubwira birimo mu kwa Donasi yandi nabonye SP akora indirimbo ya Boris piscine njye umukubise umuderi w'ubuntu noze piscine guki batashizemo amazi kandi bavuga baduca amafaranga se turayagira umuzamu waho uharinda yarambwiye ati ushaka ibihumbi tarani umuta amazi nongera nyaruyungurure dukora akazi ntayakore tarani n'umutiba ibisogi iki gusa location narayifashe man tarani warayavuze kugira ngo abantu bashe amazi muri piscine wambabara ariko mwana wajye ureka kunsonga icyo utazi n'iki man ubona gucura piscine ya cyane nzima njye ntiyashiremo nzafata umunsi n'abakiyi tukogemo umunsi wose aribuka ngo ukuntu imeze man ngo ukuntu bori imeze uzamu umupira wo kwambara umupira yo zago umupira wo kwambara uzamu umupira wo kwambara umupira umeze ute uzamu umupira wo kwambara n'umufana ndi kumira uzamu umupira wo kwambara namaza wa mukobwa ufite amabuno isimbi nyene ariko umara maje gucamo rwose nyagasani putera rishizemo mwana ya haboro nangama simona amazi ari muze harasa nabo ariko birasaba kuyakubita ibirungo akongera gake kugura krore ari ndi foto ryo afite n'izindi ziriho to mbonye piscine y'ubuntu yo ndabasezeye rero ngiye kujya gukina n'ikindi sindi ziri hano zose hafi zose zose ni zanjye izabandi zose zarangiye izabandi zarangiye zisigaye ni hafi zose ziri Jojo yasoje asigaje imwe muri kumwe hano ku muhanda iyo duhurira hano ku muhanda ntazi muzaro duhiraho n'ubundi okay kandi kariho yine kaga piscine muri kubyumva gute tugakuyemo amazi kajya muza mugashuti mukogeramo ubuntu dukuremo amazi hanyuma tujye tuza twogeremo ubuntu nta mafaranga 30 ngo akagura umuti abayene byabaye akoze ariko yandagiye rwose narakagori n'izina ry'ora rye mu mutima basi nyirukana nanjye kwipigira no kuri kwe nta mafaranga mfite nimbabara rwose nimba ari umuntu noneho ukennye azane bare nubwo akakanzaro ya namanuka muturotungo tw'uturayimana ngajya kwiga nimba ari umuntu ukennye ntabwo uzi ikintu cyabaje cyacu uzi ko ubwira umuntu ko ufite crise nabyo none hari umuntu nabwiye ari mu diaspora inshuti yanjye nambwiye bro noneho byanze wambabariye ukanamo urukumva arangije ngo naziracana zose ngo cana zose narababaye nabo wakwiburiza ako ubagera mu gisimba wahagurutse iki gisimba umunyu ntawo ise ni yanjye se wajumba baraya nige ko mbizi ntabwo naje mu rugo sinayisuhuje ntabwo byibuka ko naje gufata ibintu hari irimo live kanyo kuri kundaburiza ntabwo ndoka akajya mbabara man izina ry'Imana akagafuka nkamanuka ne nta mafaranga mfite manzi sikatra basima kabiri basi yani nta mafaranga mfite kabiri ko nyine izina ry'Imana kandayo mwikora rwose amporo no gukubaga kibosi rwose ahubwo kintu cyakugufata kechi isanzwe man yakoze ni ngiye ni munsigaranye gusa de ahubwira nyabuka narayirebaga espiage mu nzu tise baragufonyeje oji ntabwo natayumbije nase nasibirenze ariko umuntu ufite inkweto mwanza yigo ariko mu modoka ayirimo wandebeze mbwiye ndebera nayi wabona urimo reka ndebemo reka zirimo zaba ni nshyashya ariko zarashaye mbarimo boro nyinshi ni izina ry'Imana boro manuka ndemera nanjye ngamanuka nagakechi kaziba aki uzi abaswera ukuntu bibaraguza fasha ndeyemo n'amafaranga mfite mu bigo niyo nyabukwe ntuyirya cyajya gifite shop bari gukora azani naguzi wagwara kuva zamani naramano bina kagufero basi manuka namba ikinga kinyijugo hano kwiraga ubudurigi n'abafundi ba ngwese yari reka nanjye ibyiza ndabikunda bro ahubwo muranteza public ndaga eni baramano bina kagufero ma usa nakagufero nibidanje ndeberamo nakagufero ngagore mu kanwa nagufero imana mu modoka pe ingofero zose ziri mu rugo ntari nzagufata ejo uzafata ejo agasanga he saa 5 ejo nga saa 5 ntari nzakuvugisha n'ubundi nzakwandikira numve ko nsubiza
Sawanari. Yani asante man. Kandi warakoze kuncisha muri bari abantu. Nta muswera no barambaye nkanjye. Na God yahise agira ubwonga ari ikibosi ngo azanye za Vigo kunkanga. Yageze abonye n'umugutsi inyuma kuri to imvuye kunywa gafege ati ntabwo bibo. Tiwisha umuntu ntabwo bibo reke. Arasenze nyine biraho. Hako warakoze man ku ngiriro kuri uko ni wana wanshini akari kukashakira kajobo mwana. Kubona nta ngeso mbi nyigira. Wa munwa bugita usubize ko ari umunwa kibi n'umunwa bugita bafite man aho makarinki man. Ko ngo ufite connection nyinshi ndabizi yani akaborose nje wanshira mani nanjye ngareba uko naje ni korontura yo kugira ngo nje nkomeza mu stress bya no ngo uranduma. Nanjye ntabwo nakongera gukubagana. Urora stress pe. Nabizi rwose gaze simita mbivuga. Yani hari gihe ndeba muri phone urumva. Nkaranka wese nta muntu n'umwingira akamaro babo. SP ni ibyuma bari mu mabyeri nta kintu kizima bwara bambwa ngo umukondo nta kuko ntazi iby'umukondo ibyari byo ko hari gasitoke kaba gafinina kabaraje yaje geto dushizemo bona ngo nk'ubwo byeri bubiri agahita agera wese siga nakantu mu nkono guri gere aho ubundi wazaje kunsura ni ukara n'umutiba wanjye narakohereje urabure naho urebye mu nda yawo neza wazaje ukawuhiputa gushuka cyamo ukawuputura wonyine gusa mwana Gatwe bari gen ndagenda nari bintu ndagiye ahubwo ndabaramana ko karinki iyo ni mwacha rero ikibazo giye impamvu abantu kuziranye nakubagara nta mahano nyikora bambambe cyangwa abantu nca gatoki ubu kabitse mu nzu zagasubirije n'ubundi bitwa byo gose so ni babibura nuko gashyira muri firigo kakamara nk'imitsi ngaye n'ubundi uri gutestinga ntabwo nakubagara mwana Zeze kora uretse gufite impano umwana kandi mbizi ko nyifite nyine ndege n'ubundi mbizi ko ndege ahubwo birabica uri gushyira mu mukebe ntabwo bizi kwarura bagigisha kwarura bizi kwarura mwana Tegura zigije uzi ko tujye duhuza mwana twajye twandika boro za danje mwana uzi boro muri boro za izo boss boro za nakunze imwe y'igisazi ya hano mu murimo yani yo boro nkunda cyane bone bani bwo buzima bw'ibicanda by'imihanda hango kwigira ibizungu ngo birarisha ibyuma reka ntabwo byavuma wara nkubita karinki man chakira kaje n'izina ry'ibara okay namanyembwa arabyibuke manyembwa botse icebe mu rugo rwose nawe atwaye piriyo hari ni piriyuzi zuri wagendaga nk'imbogo y'urundi yawe nyamabara ku gasengeri nakaboro kaka izashinike kamata ndabaze kotsa gicebo gambo ugarutse ngo ni kibosi tirago yo abantu hano cyo ngomba gusabira babye ngo umubereke bari guko kare ubwo ngo ni ruvumwa ugeze nabakweretse reka mubereke rata ni mboro bana none ze ushaka gukina nje ndabizi ko ufite tara ariko ikibazo papi uno munsi buhari ejo dahari ushobora gukubitana unamara kwereka abanyarwanda mitsi ko kwikaraga nyine arabona nifite akaraka nyine karahagaze uriho niyo mpamvu bora muri minsi ndi kuboroga nakamba ati umfonyuze rwose nanjye meke ariko ni ntosho n'ubundi ni mu ruhe ni za mu ruhe za zamani hako wankubita akaderi madenda ndabona bya bica byawe byaje mane reka mfimo zuje na kwese abanyarwanda reka mbasuhuze gusa nyine basuhuze imkomere abanyarwanda ni umuvandimwe twarakuranye hano muri quartier nayo nikavukire agiri mwemve ngo zira sirenge zose muzi njangwesha musikinyi z'umurara tuntu twose niziwe agira injuga za danje ivanjiri ntago ari sirenge ivanjiri cyacya kabisa ivanjiri ya Yezu cyashya ya rekansi afi so rero tugire gutya basezere kabisa naho buta yo nyine nahizo twavuga sawa nari yo Gura. Musaraba. Tujye kuri sene. Iri mu musaraba se nje nawe. Je na sa azeru dufite mu musaraba. Kawushugunya. Abagiye kujugunya. Nashaka nabyerekana. Nyine araba yawuhishanga. Araba yawuhisha. Ahubwo bagiye kushaka siko nawe wibagiwe. Ni mitsutsu uraza kumugurisha. Niko. Ya papi Skatra anda akirana abafana bakunze ngo bahe nimero abafana bakunze ngo nubaganiriza bahe nimero
akagori kahese hano ni abafana baraza kamubaheza babaganiriza yo bubaganiriza basuhuze basuhuze nyina cira dore telefone dore ngiye zamura gutya se baye ko bantera intosha abantu batareba yayo ntese ubwo numbe marabura ngo ukenyere ubereka ko turi gushutinga wenda ntanenga kamera ariko babwire nimero ngo bakoremere ubwire nimero ze 078 53 9212 8 53 9212 12 zisubiremo nanone 078 53 9212 12 okay birabaye ubwo nimba ari umuntu ukuremera kuremera ubwo tuzabona nijo ngewe sawa Jogora skatrape akira Gira no gasomera cyane Jojo suza abafana Hello. Jana nza hino Ego. Sana nyama mtoto. Wabo mwayitini. Oya yireke hari kibazo si boss si yawe Ngo nza hino asohoka ageze ku muhanda agiye ahure na boss akamubaza hagiye nza yine akamubwira ko yarajyanye umusaraba mu rugo ariko mabuja akamubuza akamubwira kujya kujugunya kira akikanga kujugunya niwe subi kwibwira nza yine ati cyane Jojo agahita babona akaza kuregera ngo akabareba ubwo ndaza mbasuhuze ati boss nawe se ntago unyibuka kira akamubaza ari uwa Jojo ati Numbire ko nawe utanyibuka pe nzayina atari ko wamu nzayina atari ko wamugore yase boss uyu mugore nanjye ubushize twarahuye ambira ko anzi kandi ntamuzi Jojo azo Nzayino ngunda gushaka Nzayita tenga bakuremere soka aswari izu umusaraba Oya ya uhishe uramutipa agiye gusaba umusaraba twayikiniye hano agiye gusaba umusaraba amashizurongo nawe yabura buri twikinira hano mufata nzayina sohoka asa nk'ugiye nyira kujugunya neza cyangwa utemo kubitana okay zara mufata ari gusohoka ndi telefone ngiye kabisa nkabona ngurisha soka mara hirya muno so genda ara mu gipangu bamufata teka ari kuza ngiye ndi kujya kuri telefone umukecuru nawe abafana bari kuvuga ngo bari kuvuga utuntu duke duke umufana wo mu gikari pe mbwira Nzayina ko mukunda we Linda Priya ndaza nyuma yanyu nabyo ashaka Nzayina wowe kuri nge uriro modo wanje urumva Nzayi Linda Priya nguriro modo ntago ari we nijya biturage uyaje kuza n'uyu bakorera hanganda basanga nimukita amazina y'abantu kuremerwa Nzayina wowe ni Linda Priya n'ubundi ariko ntago ari uvuze ibyo ngibyo uriro modo ubivuze yitwa Agahozo inimba ya Lavi Jojo ifite impano yo gukina dukore ready Jojo urayinjiramo send urayinjiramo je utangira umwe afate Nzayino undi afate Kiramana sanza mufata kaborare yava asiyo kamondi ego kuzikona nanajeho Jux wa Tanzania Priscilla zino none record and action
Nese umusaraba uje kujugunya. Umva kino kigo gikira. Ariko ngo Dave ngari tukuza. Nta nubwo ari na hano ariko nk'iyi comment byo kurya umuhano. Umusaraba nyamara wabukeneye. Mujye mureba ibareba. Mufite role yawo. Uyu bamwita Uwase. Okay, ubwo Ni my work. Yo mureka ukabaza. Tujye gukora se. Nimaze guhura n'uyu. Nyine Jojo. Gora gusuza classmate Nyamata. Mamagara Miss Victoria yawe. Nitutse? Okay. Iyo tizama epfo kumukiro. Umusaraba se. Nguko ndaba mu oya bawutu. Bagiye kuzana natumye wa mutipe. Yese barawujugunya. Ngo nyine turawukinana kuri no. Murawukinana hari. Mm. Ndava hari wenda nawushize mu mabere. Byababone ko nawe. Cyangwa ngo yinire no mu ngutera. Aho bakubaza ngo iyo mubwira ngo ndawuhisha. Nubundi nabwo abasohotse ugatuma ubaza ahantu agiye. Fresh papa wanjye. Nambabarire na ndi gutera blague. Hello? Ndi gutera blague rwose ntabwo namutuka. Ndankunda abantu. Mitsu. Njo hapa. Aze hano hepfo. Ngwino hano kwa mama Yves. Sawa. Jojo baragukunda cyane. Natwe turabakunda cyane. Tuba turi muri blague man ntago twakora biseriye. Ngo musaraba ushyire mu mabere. Oni dumbu bivuze no ngingo arundi kazungu ka bossi. Cyadumba. Musaraba ushyire mu mabere kazo ka bossi nabaraje solo babite ni sawa solo babite ni fresh. Nuru yakime. Yagiye kwinjira. Record. Yes. Action. Ego. Udasoma comment yanjye yakibwawe.